tudafite urukundo n'ukuri ntago twaba turi abana b'Imana. Yaravuze ati urukundo ruhari nukuvuga uzihanganira wa muntu wese mudafite aho muhuriye, wowe ubona ko mutandukanye. Aduha urugero rwo mu rugo, ati mu rugo umugore n'umugabo hari ubwo musa, umwe ni inzobe undi ni igikara, sibyo? Abana wabyaye umwe ni mugufi undi ni muremure, umwe afite uruhu rumeze uku undi afite uruhu rumeze uku, umwe azi ubwenge undi nta bwenge afite, atariko mu rugo murabana. Ati hari n'umutandukana n'undi kubera mudasa. Ati none kubera iki mu gihugu ho twatandukana? Imana ikunda diversity, niyo yaremye iyo difference, niyo yaremye uko kuntu dutandukanye kugira ngo twuzuzanye. Aho cyakunaniye kimwe ngewe ngikore kubera ko Imana yabimpereye ubushobozi. Yaravuze ati rero ibi byose ntibishobora gushoboka nta bwami bw'Imana buhari, nta rukundo ruhari. Ati mu itorero niho urukundo rwakagombye kuganza, niho urukundo rwakagombye kuba rwinshi, tukabera abandi urugero. Naho mu itorero haje amacakubiri biba byarangiye. Mu itorero haje kuvuga ngo iyi groupe kuzana mutuntu tw'utugroupe biba byarangiye. Nta rukundo ruba rurimo, nta nubwo biba bikitwa itorero ry'Imana, niba ari ukubeshya gusa.